uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe wanesheje satani amunyaga ubutware bwose akwiriye icyubahiro n'ikuzo. Haleluya haleluya. Muraho neza. Kristo ni ukwiriye icyubahiro n'ikuzo, ashimwe ibihe n'ibihe. Niwe utuyobora uko tugenda ikiganiro, niwe utubwira uko turi buze, ubashimye ko twongera kumwongera icyubahiro. Turabasuje rero bantu kuri Mubwire TV, tubahaye ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Iki ni nk'ikiganiro cya kabiri dukoze kuri Mubwire TV muri uku kwezi kwa 11. Nta bindi mbabwira, ndababwira ko mbakunda, ndababwira ko muri ingenzi mu buzima bwanjye. Ba bantu mugumana natwe, ba bantu munyandikira ni box mukambwira ngo mukunda ibintu nkora, ba bantu mwandika comment nziza mukadushimira, mukatubwira ko ari byiza, ni ukuri namwe Imana ibaha umugisha. Uku kwezi kuzababera ukwezi ko guhirwa, kuzababera ukwezi ko kugendererwa, kuzababera ukwezi ko kubona ineza y'Imana, kandi namwe muzabona urukundo rw'Imana murubone mu bantu. Hari abantu bandika muri comment bakatubwira ngo se ngo mwatugere ngo natwe ngo mwatugezeho, bidushoboke twabagira ariko ntago tuba tubazi, situzi n'ukuntu twababona. Tubonye amanimero yanyu mujye mushyira muri comment, mwandike nimero zanyu mutubwire ngo natwe muzadutungure. Imana nizajya idushoboza, twebwe ni Imana idushoboza. Paulo ni wavuze neza avuga ngo nshobozwa byose na Kristo. Natwe rero ikintu cyose Kristo azadushoboza tuzagikora. Umunsi wawe uzagera nawe ugerweho, tuvuge ngo tuguhe ibyishimo kandi tukwereke urukundo. Twamenye ko nta wundi muhamagaro, twebwe nta kindi twaremewe. Umuririmbyi we yaravuze ngo twaremewe kuguhimbaza turabigushimiye. Urumva? Twaremewe guhimbaza Imana, turabishimiye. Natwe rero mu guhimbaza Imana harimo no gutanga urukundo. Imana ni urukundo, nta kindi dusaba, dusakaza urukundo. Rero turabasuhuje, turabashimira, muri ingenzi mu buzima bwacu, kandi aho mugejeje Mubwire TV, wowe ufata ukabwira abandi bantu ngo ujye ukurikira Mubwire TV, Imana iguha umugisha. Nawe umuhate wawe si ubusa, turabakunda. Mbere ko rero dutangira ibiganiro byacu, twabasuhuzaga tubaha ikaze, hanyuma turabarangira ahantu mwakuri ibintu byiza by'ubwenge, abashaka kudodesha, abashaka imyenda myiza. Narababwiye ngo nimugane Grace, umutayeri mwiza w'inyangamugayo. Ntago nzigera mbatuburira, sinzigera mbabwira ibintu by'ibihuha. Ibintu mbabwira biba ari ukuri. Uzajya akamuha service mbi azambwira ati Grace yarankoshonye. Ariko Grace ni umutayeri mwiza gutangira ibintu ku gihe, igihe mwavuganye aracyubahiriza akaguha imyenda yawe. Akorera rero mu isoko rya Nyarugenge, wamamagara kuri 078 855 uwo ni Grace udoda. Ushaka kumwandikira kuri WhatsApp ukamwereka modeli, byose arabikora, imyenda ikazakugera. Upfa kubuza imezire zawe cyangwa ukanajya akazifata agukorera neza. Hanyuma abakeneye kwambara neza namwe imyenda myiza iyo ari yo yose yacaguwa, nunarahari muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiye niho nunakorera. Muhamagare nawe kuri 0788 Hanyuma abakeneye imodoka nziza zijyanye n'igeza hybrid, Fabiola naho arahari kuri 0788 Hanyuma indabo n'amavaze, Yvette nawe arahari kuri 0788 Tugasoreza rero ku bantu bashaka kurya neza, kubaho neza, ubuzima buzira umuze, ubuzima buzira indwara, ubuzima budafite ikintu kibuhungabanya, kuko hari ibintu byiza, ibintu bizima, ibintu bifite intungamubiri, ibintu ikindi bikiri bishyashya. Nimero ya Tente ni 0788 urabona umanutse umuhanda wa Kicukiro uvuye centre umeze nk'ujya kwa Gitwaza, ugahita ukata nk'ujya kwa Kariros, aho hafi ugikata uhita ubona busheri aho ruguru, niho Tente akorera. Inyama, inkoko, byose bakorana na delivery kandi batanga ibintu byiza. Hanyuma rero mubahamagare cyangwa mubagane babahe service nziza. Nawe ukeneye ko tukwamamariza, nawe ukeneye ko ibintu byawe bigera kure, tubwire rwose. Turahari Mubwire TV kugira ngo natwe tubwire abantu kuri inyangamugayo, ndetse barushaho kugusanga bigende neza. Tubonereho no gusaba abantu, cyane cyane abantu bacuruza ibintu by'abagabo, imyenda y'abagabo. Mwabonye ko dukora ama surprise, dutungura abantu. Dukeneye abantu b'abacuruzi bashaka ko dukorana, tugakorana nabo, tukajya dutanga impano zabo,
abo bantu ibintu bakwira cyangwa bitagenda neza bakabasanga. Abo bantu rero umuntu uzi ko akurikira Mubwire TV ari umukunzi wacu akurikira ibiganiro byacu atwandikira tubwire ngo ngenda acuruza kandi ncuruza ibi bintu nibi kuko mwabonye ko dutungura abantu babasirimu kameme. Umuntu rero ufite ibintu byiza atwandikire, cyangwa abantu bifuza ko dukorana bakajya baduha ibintu byabo tukabamamariza dufite imikoranire batubwire bijyanye n'ibyo twakoresha dutungura abantu. Waba ufite indabo nziza watubwira, waba ufite imyenda, ibintu byose, waba ufite inkweto, amagift yose turayatanga. Abantu tugomba guteza imbere abantu, natwe baduteza imbere bakurikirana ibintu byacu. Turabakunda, amahoro y'Imana rero abane namwe. Uyu munsi murabizi ko iyo tutatunguye abantu, iyo tudari surprise dutegura ikintu runaka tukavuga ngo tuganire, twarababwiye ngo nta muntu twebwe tuzigera twibandaho, ntago tuzigera dukora ibiganiro byo kugonganisha abantu, nta nubwo tuzigera tubabeshya ngo dukore za prank. Oya rwose ntago tuzigera tubatuburira. Ibyo dukora ni ibintu twebwe dufite uko twaje, uko twahamagawe, ndetse n'ibyo dukora turabizi ko dukora twe tuzabibazwa nyuma y'ubu buzima. Turabizi ko tuzatanga raporo y'ibyo twakoze. Niyo mpamvu rero tugerageza kugira ngo iko dushobojwe uko umwuka tuyoboye tubageze ibiganiro byiza ndetse bibasha kubagira umumaro natwe bikatugirira umumaro. Uyu munsi rero twarebye turavuga ngo ni igiki twaganira, ese abantu bo kuri Mubwire ni iki twababwira cyarushaho gutuma ubuzima bwabo bugenda neza ndetse cyarushaho gutuma baryoherwa. Murabizi rero ko twebwe icyacu ari kuvuga neza ndetse no kubwira abantu ibyiza. Uyu munsi twaje gushimira mbere na mbere abantu bagira ukuri. Wa muntu ugira ukuri, wa muntu bahamagara ari muri bisi agiye nk'Igikondo akavuga ati ubu ndi muri bisi ngiye Igikondo. Apana wa muntu wumva, murabizi iyo muri bisi wumva umuntu bamuhamagaye mwicaranye kumva ngo yewe ngo tuvugana ngo ngiye ndi Rwamagana. Wowe ugasigana rwo kuvuga ngo se iyi bisi yayobye ko nzi ko tugiye Igikondo tugeze Rwamagana gute. Turashimira umuntu w'inyangamugayo, umuntu ugira ukuri, umuntu ugira ukuri mu bintu akora byose, umuntu ugira ukuri mu kazi ke. Ukaba uri umucuruzi ukavuga ngo ibi bintu niko bimeze, ntacyo nkubeshyeho. Ntube wa muntu hari abantu bafite Bibiliya igivuga neza ngo bafite ishusho yo kwera ariko bakagaragazwa n'iki n'imirimo yabo. Uzi kubona umuntu, reka mbaye nk'urugero ku bintu ndi kuvuga, uzi kubona umuntu agaragara kuri discipline y'itorero. Murabizi ko hari amatorero afite discipline zita zigaragara, ukabona ko umuntu afite discipline, hanyuma ukamubona ameze neza, discipline ari nayo neza, uramubona ukavuga ati uyu muntu ni umukristo. Yarangiza ukagura ibintu by'ibihumbi 100 cyangwa 150, yarangiza yajya kugukorera agafagitire, wowe barateranyije wenda mwibeshyeho sense, bakahita bakwereka ati hano mwibeshye wowe umuguzi ongeraho sense ukayongeraho. Hanyuma bajya kuguha fagitire ya IBM akahita kuvuga ngo turaguha fagitire ngo 30,000, ngo tujye kuguha fagitire 30,000, ngo kandi ngo nugera hanze ngo ugahura na revenue, ngo cyangwa ugahura n'abantu bakoza ngo wemeze neza ko ngo ari 30,000 biguzi. Uyu muntu ko namubonaga mu ishusho yo kwera, uyu muntu ko namubonaga mu ishusho ya gikristo, ko ndi kumva ijambo ry'Imana ngo indamukanya y'abana b'Imana, ngo nukuvuga ngo Yesu ashimwe, ngo ndi kubona abantu bose bari kwinjira muri iduka bari kuvuga Yesu ashimwe. Ibi bintu ni ibiki? Uwo muntu abafite kubeshya, uwo muntu ntago bari inyangamugayo. Rero ndashimira cyane mbere ko dutangira ikiganiro, mbere ko tuvuga kuri aba bantu, turashimira abantu bazi ko ari abanyakuri. Ubu umunyakuri mu kazi, akazi akariko kose, kabone niyo kaba ari akazi ko mu rugo ukora, bagutuma ukavuga ngo isabune nyiguzaya, amafaranga y'abandi yabahe, niba shaka kuyaguha bayaguye, niba atayaguha it's fine, uzabona yawe ukwezi kwawe kurangiye. Ariko ibyo urimo ubikore neza, umurimo wose twerekejeho amaboko ngo tuwukorane umwete. Kandi ikindi, imirimo yose uburi gukora buryo ujye umenya kuri gukora umurimo w'Imana. Nubu uri gukora utunganya abana bawe, umenye ngo uyu ni umurimo ndi gukora, Kristo azawumpembera kandi azawumbaza. Nimba ndi kuri Mubwire TV ibyo ndi gukora, uyu ni umurimo w'Imana ndi gukora, Kristo azawumbaza. Nubu uri kwigisha abanyeshuri, menya kuri gukora umurimo w'Imana, Kristo azawukubaza. Buri hantu hose uhagaze, buri hantu hose Kristo yaguhagaritse, uwo gutuma ubwami bw'Imana buzamuka, umuntu wo gutuma icyubahiro cy'Imana kizamuka, apana gutuma izina ry'Imana ritukwa, apana kuba abantu baza kuvuga ngo ibintu tubonera kuri Mubwire TV rwose nandi ngo suriya muntu yamenye Imana, ugasanga tubaye abantu bo gutukisha izina ry'Imana. Service yose urimo, ahantu hose uri, Kristo yagushyize muri service zose utanga, binyangamugayo, ube umuntu wo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndetse n'uwazakubona akavuga ngo twanyura mu nzira akavuga ngo ngo usuzura umuntu ngo turasengana, ntazagira umuntu ugira isoni zo kuvuga ngo suriya muntu arasenga. Oya, ube umuntu w'iki w'inyangamugayo.
uba umuntu w'inyangamugayo, uba umuntu utuma icyubahiro cy'Imana kizamuka, uba umuntu utuma icyubahiro cy'Imana kirushaho kugira gute kwamamara. Uyu munsi rero nje kubabwira abantu b'abanyakuri, iyo ugira ukuri hari ibintu bizima bikuranga, hari ibintu bituma urushaho gutera imbere, hari ibintu bishobora gutuma uba umwizerwa. Iyo uri umunyakuri uba umwizerwa, abantu barakwizera. Iyo uri umunyakuri uba uri inyangamugayo. Iyo uri umunyakuri uba uri inyangamugayo, ibyo uvuga birubahwa. Iyo uri umunyakuri ugiramo n'ukuntu utinywamo nyine abantu ntibakuvogere, kuko baba bazi ko uri inyangamugayo kandi uri umunyagaciro mu bintu ugira gute, mu bintu ukora. Rero inyangamugayo ni umuntu mwiza, inyangamugayo abantu bakugirira icyizere, inyangamugayo uri umuntu ufite agaciro muri sosiyete. Kuba inyangamugayo nta kuntu, mbese kuba umunyakuri nibyo bivunjijemo kuba nk'inyangamugayo. Noneho rero iyo utagira ukuri, Imana yanjye, niyo kabone iyo ubeshye rimwe kabiri ukabeshya umuntu, uziko niyo wabeshya umuntu rimwe umuntu akagufata ahita avuga ati so iyo ntamufata ese izindi nshuro yazambeshya namufashe byagenda gute? Iyo uri umubeshyi nta cyizere ugirirwa. Iyo uri umubeshyi uhorana nawe ubwawe urwikekwe, uvuga ngo sibwo ibintu ngo Yesu ngo nibidakunda se ngo ubuse ngo none ngo ndabigenza gute. Mbese uhora ufunda imitwe, uhorana ubwoba nk'umuntu use nk'iki, nk'umujura. Iyo utagira ukuri nawe mbese se uhora ubunze umutima, uba wumva buri munsi bakuvumbuye, ibyo ukoze byose bakuvumbuye. Ariko se mwabana mwaretse tukaba abanyakuri. Gerageza uba umunyakuri, uvuga ngo n'igihe bigucitse bikwigwiririye, uvuga uti Kristo we ni ukuri ndateshutse, ariko si ukundi ni intege nke nyine, ubusabe n'Imana imbabazi. Ariko uzi kuba akahebwe ukaba umuntu w'umunyamanyanga, ikintu cyose ntumenye ukuri. Umuntu wese yaguhamagara neza buri munsi ukaba witeguye, uzi umuntu urana igisubizo cyo kubeshya buri munsi uko umuhamagaye akahita kubeshya. Ndakubwiza ukuri uwo muntu niyo umufite ari nk'inshuti nta kintu uba wifitiye. Iyo umuvumbuye uhita ubona ko na bya bindi byose yakubwiye ari ukubeshya. Ariko muzambare mwumve, wicaranye n'umuntu mwicaye nk'ahantu muri nko mu bukwe, kajya kumva umuntu ngo ubu ngo tuvugana ngo turi mu bitaro ngo amazemo ngo 3, Mana yo mu ijuru, muri mu bukwe muri mwese muhita mwumva ubwoba, mugahindukira muhita mureba uwo muntu mukibaza nk'uyu muntu. Cyangwa muri bisi mugiye mu mujyi ati ubu ngubu ndi Gasyata, ati mugeze mu Gasyata, ati ndi kumureba imbere yanjye reka mpagere muguye. Muri kujya mu mujyi mugeze nka peyaje. Mu by'ukuri uzarebe ngiye ibyo bintu bikunda kunteruka nkavuga se uyu muntu ateye ataraturuka, uyu muntu ubeshya gutya ni muntu ki. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndigira mwiza ndigira marayika, ariko hari abantu bakabye. Hari abantu bakabya mu bintu byose n'amanyanga, mbese ubuzima bwabo bwose bukozwe n'ikinyoma, bwubakiye ku kinyoma. Ibintu byose akaba ari umugabo atatinya kubeshya umugore we, akaba ari umugore atatinya kubeshya umugabo we, akaba ari abana batatinya kubeshya ababyeyi babo, akaba ari abakozi batatinya kubeshya abakoresha babo. Mana yanjye, ikinyoma cyarabaye ikinyoma. Rero uyu munsi numvishe nabwira abantu bakurikira Mubwire TV n'abandi bantu bayikunda, mwirinde kubeshya, kuko kubeshya ubeshya rimwe, iyo ubeshye bwa kabiri ubeshya aragutakaza, arakurekura. Kandi ushaka kuri muri ba bantu b'ingenzi, muri abantu b'umumaro, ariko iyo ubeshye umuntu ahita avuga ati uyu nta kizima agira, nta kuragira. Rero ndabashimiye bantu kuri Mubwire TV, ni ibi ngibi ngende ndicara nkumva ikintu ngomba kubabwira. Navuze ngo uyu munsi tugire ukuri, twirinde amanyanga, tubinyangamugaye mu byo dukora byose. Kandi aho kwemera wemere, aho guhakana uhakane. Nta tegeko ribiguhanira. Nimba ikintu kidakwiriye, nimba utagishoboye, apana kwizeza umuntu ngo yango reka turebe ko nzabishoboreje, ugahora reka turebe kandi ubona ko ari amanyanga. Nimba ushyushye shyuha, nimba urakazu yazi ntabya umva, kuko ngo nimba udakonje cyangwa ntushyuhe Kristo azakuruka. Rero nimba uri umunyakuri, sirtu bantu mwishyira mu ishusho ya Gikristo, bantu mwigira abakristo, muvuga ngo turabakristo, mukirirwa mubeshya mu maduka, mukirirwa mwiba imisoro, ibintu byose wakora emeza nyiri uvuga ngo uri umupagani, nawe umupagani, apana gutukisha izina ry'Imana. Ngaho rero ngewe ndabakunda, ndabashimira, muri ingenzi. Mukore like, mukoresha kandi mujye mwibuka mukore subscribe, tubone ko mubana natwe. Hari igihe tujya kureba tukabona abantu barebye ikiganiro cyane, ako twibaza se ko tugifite bya 5,000 kandi tubona abantu ari mu 12,000 aba bantu bari. Ujye wibuka ugumane natwe, ndababwiza ukuri sinzigera mbatengo. Nta nkuru zindi zazana
ngo nukugira ngo mundebe ngo nukugira ngo abantu bahurure. Oya, nzababwira icyo ngomba kubabwira, kandi bimba mvuga hari uwo bigenda bigakoramo umurimo Kristo yagennye ko biri bumukoremo. Rero mugumane natwe, Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha kandi baturindire, tubahorane, turabakunda.